Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho dukurikiranira uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tugusuhuze tukwifurize kugira ibihe byiza cyane. Ni inkuru nziza iri kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye ku musore wacu Dr Nsabi. Uyu musore umaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe turi mu marushanwa y'isiganwa ry'amagare y'isi. Rero uyu Dr Nsabi mu isusurutsa ry'abitabiriye uyu muhango w'isiganwa ry'amagare, igikombe cy'isi ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, waje kubera muri BK Arena. Yaje kuhakorera amateka akomeye cyane, yaje kuhandikira izina ku buryo bukomeye cyane. Ari nayo mpamvu rero hahise hafatwa umwanzuro uyu Dr Nsabi akambikwa uyu mudari. Turi buze kugaruka kuri iri shimwe rero Dr Nsabi yaje kuba yahabwa, ariko mbere yo kugira ngo rero tugaruke kuri iri shimwe Dr Nsabi yahawe nk'igihembo, reka tubanze tugaruke kuri iri rushanwa rero. Bivugwa ko abaryitabiriye rero baje kuba bajya mu gitaramo rero. Iki gitaramo rero cyaje gususurutswa n'aba artiste bagiye batandukanye, hari hajemo rero na Dr Nsabi nawe waje kubasha kuba yabona ibihembo. Ni irushanwa rero riri kugenda rigana ku musozo. Iri rushanwa rikaba ryaritabiriwe n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'isi. Urumva nyine ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'isi biri kugenda bigaragaza ko mu by'ukuri bishyigikiye igihugu cy'u Rwanda, dore ko iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare ry'isi rero ku rwego rwa Afurika cyangwa se muri Afurika rikaba ribaye ari irya mbere ribereyemo ndetse rikakirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Urebye ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'ibihugu bitandukanye, haba no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ni ibyishimo ndetse ukabona ko mu by'ukuri bashyigikiye igihugu cy'u Rwanda mu iterambere kiri kugenda rero kigeraho, dore ko ari ibintu bitoroshye kugira ngo u Rwanda rube rwaremerewe kuba rwakwakira iri rushanwa ry'isiganwa ku magare ku rwego rw'isi. Dr Nsabi rero yaje kuba yasusurutsa mu buryo bukomeye cyane abari bitabiriye iki gitaramo cyabereye rero muri BK Arena. Abantu benshi mu by'ukuri baje gutungurwa na performance ya Dr Nsabi hano muri BK Arena. Hari n'abandi ba artiste bagiye batandukanye, abakomediye, abahanzi. Mu by'ukuri byari ibirori byitabiriwe n'ingeri zigiye zitandukanye, ariko hakaba haje gutangwa n'ibihembo, aho ibihembo byagiye bitangwa rero. hari abahawe ibihembo harimo nka abahanzi batandukanye rero, harimo nka Bruce Melody, akaba yaje guhabwa nawe igihembo mu bahanzi ndetse n'abanyarwenya bagiye batandukanye, harimo nkora mu nyamakuru ukora kuri Kiss FM bita Rusine, nawe akaba rero ari mu baje kuba bahabwa ibihembo. Ariko nyamukuru uwo tujya kugarukaho cyane ni uyu Dr Nsabi. Ese Dr Nsabi ni muntu ki? Ese Dr Nsabi yinjiye muri ibi bijyanye no gukina komedi, ndetse uretse no gukina komedi akaba ari n'umukinnyi w'amafilime mu buryo bugaragara neza cyane. Uyu Dr Nsabi rero si ibi yakora gusa, nabonye yarinjiye no mu bijyanye n'ibisigo ndetse yinjiye no mu by'ubuhanzi, dore ko hari n'indirimbo aheruka gushyira hanze we na korabo y'abandi bantu bari kumwe, ndetse iyi ndirimbo ikaba yaraje kurebwa n'abantu benshi cyane, ndetse komenti zagiye zitangwa muri iyi ndirimbo zikaba ari komenti zagiye bigaragara ko ziri kugenda zimuha courage mu byo akora byose. Dr Nsabi rero akaba yaravukiye mu karere ka Musanze, byagiye bigarukwaho cyane. Avuka mu muryango w'abana batatu, mama we rero akaba asiga cyangwa se ari umupenteri,
bamwe basiga amarange. Noneho uyu Dr Nsabi rero akaba yarize kuri Tiro mu karere ka Musanze. Mu by'ukuri urugendo rwa Dr Nsabi kugeza ubwo yanditse izina kugeza ubu ngubu yaramenyekanye, yagiye atangaza ko byari ibintu bimugoye cyane, dore ko mu kwinjira muri iki gisata cy'imyidagaduro byaje kumugora cyane, ariko mu by'ukuri burya ikimana ngo yaguteganyirije ntaho kijya. Icyo Imana yashatse kugira ngo uzabe cyo gishobora gutinda ariko kikazageraho kikagerwaho. Ibi rero ikaba ariyo myizerere ya Dr Nsabi nk'uko yagiye abitangaza mu binyamakuru yagiye anyuraho byose atangaho ibiganiro. Kuva i Musanze rwabaye urugendo rutoroshye, dore ko nk'uko yaje kubitangaza ngo yabanje kujya akina izi komedi azinyuza abantu benshi bagenda bazishyira ku masitati ya WhatsApp, ngo biza kugera kuri Kiramani rero arabibona ahita yaprocinga Dr Nsabi, aramuhamagara amusanga i Musanze, bumvikana uburyo ki bagiye kujya bakorana, ko Dr Nsabi azajya aza hano i Kigali agakorana na Kiramani, ndetse na Kiramani akajya i Musanze nawe agakorana na Dr Nsabi. Nyine bigenda bityo, birangira Dr Nsabi rero afashe umwanzuro wo kuza kuba yaza gutura hano mu mujyi wa Kigali, ndetse ibikorwa bye bikomereza hano mu mujyi wa Kigali. Dr Nsabi rero mu by'ukuri bavuga ko akunzwe n'abantu benshi cyane, baba bari mu Rwanda, baba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo yababeshye bitewe n'ibikorwa bye ndetse nuko agenda yigaragaza mu byo agenda akora byose. Dr Nsabi rero nubwo buryo yaje kuba yazamuka mu bwo yatangira gukorana na Kiramani, kugeza ubu ngubu rero akaba anagikorana na Kiramani, ndetse ariko nawe akaba agenda akora ku giti cye. Urumva nyine nubwo akorana na Kiramani, nawe ku giti cye hari ibyo akora agenda anyuza ku muyoboro we wa YouTube. Urumva bikaba rero byaratumye bimuzamurira izina ku buryo bukomeye cyane. Uyu Dr Nsabi rero amakuru yakomeje kugenda bigarukwaho, akaba yaje kwambikwa umudari na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, His Excellency Paul Kagame, ubwo bari mu gitaramo cyangwa se bari mu birori byo gususurutsa bitabiriye iri rushanwa iri rushanwa rero ry'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi, ryakiriwe n'igihugu cy'u Rwanda. Bikaba rero ari ibintu byaje gutungurana uburyo Dr Nsabi yaje kwagitinga akigera hano kuri stage. Abantu benshi bagaragaje ko bamwishimiye, hari amafoto ndetse n'utuvideo turi kugenda ducaracara uyu Dr Nsabi ari gukora performance hano muri BK Arena. Benshi rero baje kwishimira iyi performance ya Dr Nsabi. Hari abagiye rero bambikwa imidari igiye itandukanye, bagiye batandukanye rero na Dr Nsabi rero nawe akaba yaje kwambikwa uyu mudari wishimwe nk'umwartiste mu bijyanye na komedi witwara neza ndetse no mu gukina amafilime. Akaba yaje kuba bihemberwa hawe igihembo cyo kwambikwa umudari wishimwe, nk'uko mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Guko ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukwaho kuri Dr Nsabi, natwe twari tuje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru. Gusa niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tubanze tukwisabire nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu. Kandi turagusaba gukora share byibuze amakuru kayasangiza abantu batatu cyangwa bane, urabuduteye inkunga muri cyane. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, umanuke no muri comment niba ukunda Dr Nsabi, ushyire mu dutima twinshi ndetse unatanga igitekerezo cyawe kuri iri shimwe yaje kuba yahabwa. Utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Reka tugushimire wabanye natwe ugafata umwanya ukatangiranye n'aya makuru ukagera ku musozo wayo, ni by'agaciro gakomeye cyane w'ingenzi kuri twe. Ariyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire kubwo bwitange bwawe wabashe kuba watugaragariza. Gusa tunakwibutsa ko rero niba utaratwiyungaho bikore kano kanya no gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ugakanda no kunzogera, ubundi twajya twibanira 5 kwa 5 uko dushyizeho amakuru notification ukajya uzibona uri mu ba mbere. Wakoze kuba natwe rero, ciao bye bye, hasta la vista.